Hello guys, reka nizere ko mumeze neza mwe mudahwema kudukurikirana hano kuri channel yacu ya YouTube. Mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu abara amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, burasiro bwaryo ndetse naho dukurikiye mu ntara y'umujyi wa Kigali. Aba diaspora namwe ntago tubibagiye by'umwihariko mwe mudukurikiye mu gihugu cy'u Burundi, abari Bujumbura, abari Ngozi, Kibitoki, Makamba, aho mwerereye hose Imana ikomeze bahereze umugisha, Imana ikomeze ibahezagire. Rero aka kanya tugarutse n'inkuru iri kugenda icicikana no ku mbuga nkoranyambaga, aho umuhanzi uturuka ari mu gihugu cy'u Burundi Bface yakoze ishyano yita abanyarwanda bose ko ari imbwa. Ibi yabivuze mu kiganiro yakoze yita abanyarwanda bose ko ari imbwa. Reka mbaze nkumvishe amajwi y'uyo muhanzi ubundi garuke tubisesengura, ngaruke turebera hamwe icyaba cyateye uno muhanzi kuvuga ano magambo. Banza wumve aya majwi n'ayo muhanzi Bface. Abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi. Amakuru ari kugenda atugeraho avuga ko uno muhanzi Bface uturuka ari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi kugira ngo avuge ano magambo yita abanyarwanda bose imbwa, yabitewe ngo nuko yari afite indirimbo yari amaze gusohora, noneho yashakaga ko avugwaho n'abantu bari impande zitandukanye, by'umwihariko n'abanyarwanda bakamuvugaho cyangwa se akandikwa mu binyamakuru. Kugira ngo rero aze kuvugwa cyane, indirimbo ye ize kubona promotion, yahisemo kwita abanyarwanda bose imbwa. Ni ibintu bitashimishije abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko n'umukuru w'igihugu yumvishije ano magambo y'uno mugabo. Ibi bintu biramubabaza bya hatari, avuga ko abarundi bakomeje kutumenyera, abarundi bakomeje gushaka kwanduza izina ryacu. Uyu muhanzi wa Bface yasubijwe na bamwe mu basitari baturuka hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko Gasuku yamusubije yamutuka cyane agati weho uri imbwa ahubwo byahatari, ati weho uri gutuka abanyarwanda, ati ntago uzi abo wiyambije cyangwa se ntago uzi abo ushotoye. Rero nakakajwi yamusubije agati we Bface, ati weho, ati ibintu uri gukora ntago bizi. Aramutuka cyane aramwihanangiza agati n'ubutaha ntuzongere kumenyera abanyarwanda, dore ko abarundi bakomeje kugenda bazamura umwuka mubi hano mu Rwanda. Rero uyu muhanzi Bface yaje kugenda ku rubuga rwe arisobanura, agenda yisobanura, dore ko yari amerewe nabi cyane. Yari ku rubuga rwa Instagram, abanyarwanda benshi bagiyeho baramwataka ati Bface ati weho wasaza, turi ikigoryi, uri umuhirimbira, ati ibintu urimo gukora ati ntago ari byo. Dore ko kakajwi yamubwiye ati baca umugani mu kinyarwanda, ukunereye ntumunere, akeka ko nta nyo ugira. Ndakeka uyu mugani abenshi muwuzi. Uyu mugani by'umwihariko usobanura ko nyine umuntu agushote cyangwa akagutuka, weho ntumusubize, abona ko udashoboye kuvuga. Rero uyu muhanzi Bface uturuka ari mu gihugu cy'u Burundi akaba amaze kuba yakora ishyano, iri naryita ishyano. Rero umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yumvishije ano majwi cyangwa se amagambo uno muhanzi Bface yavuze, biramubabaza ndetse avuga ko abarundi bakomeje kugenda bamenyera abanyarwanda. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yasubije Bface amubwira ati weho, ati genda utuze uracyari umwana, ati ibyo uba uri kuvuga abanyarwanda bose ngo ni imbwa, ati njye ntago nagusubiza, ntago ngana nawe, ati kuko ati ntago turi mu cyiciro kimwe n'abarundi, ati weho genda ubanze ujye mu Burundi ubanze urebe, ati niki kiri Burundi uri kuvugiraho, ati ntacyo mufite muvugiraho, ati dore ko i Burundi muracyari hasi. Rero Bface mubwira ati wowe ibintu wakoze washotoye abadashotorwa, cyangwa se Bface weho ibintu wakoze ntabwo ari byo. Kwita abanyarwanda bose ngo ni imbwa bose, sinzi icyaba cyabiguteye. Ese ni umunyarwanda baba baraguhemukiye cyangwa se ni ababa baraguhemukiye kugira ngo uze ku mbuga nkoranyambaga ugende mu biganiro urimo gukora uhite wita abanyarwanda bose imbwa, uhite ubona ko bari hasi, uhite ubona ko ari utubweju. Dore ko Bface yavuze ati abanyarwanda bose ngo ni imbwa. Ushaka kubavugira cyangwa se umuntu ushaka kuburana avuga ko abanyarwanda atari imbwa ngo wese ni imbwa, agumura abarundi bose, aravuga ati abantu bo mu Rwanda bose aho bava bakagera ati ni imbwa.
gusa we Bface ari kugenda ku mbuga ze za Instagram yisobanura ati ibi ngibi ngo ntabwo nabivuze, ati byakozwe n'uwo twakoranye ikiganiro, ati wehe yaje kugira ngo ikiganiro cye kize gutwika cyangwa se kize kurebwa cyane, arangije ashyiramo ano magambo, araza avuga ko abanyarwanda bose ari imbwa ariko ngo ibyo bintu ntago nabikoze. Gusa amakuru ava hariya mu Bujumbura avuga ko uyu muhanzi Bface kugira ngo avuge ano magambo ari indirimbo afite yari amaze kuba yasohora, yashakaga ko iza kuba promotion, ubundi aza asebya abanyarwanda kugira ngo avugweho cyangwa se agarukeho n'itangazamakuru, arebe ko indirimbo ye yaba promotion cyangwa se ya promotinga ikagera impande zose. Rero nkubwira ati niba wumvishe ano magambo ya Bface, za muri comment. Gusa Bface ibintu yakoze ntago ari byo, reka ngiye mubwira ati Bface wisubiraho ndetse usabe imbabazi kuko ibintu wakoze warakaje abanyarwanda. Nanjye mba ngusubije, ariko Bface reka nkubwira ati ibintu wakoze wisubira, ati wowe uri ikibwa, ibintu wakoze byihorere wisubireho. Rero ndagushimiye ho wari uri kunyumva aho uherereye hose, weho wari unkurikiye uri mu majyepfo, amajyaruguru, impande zose z'igihugu, ariko aho wari udukurikiye hose uherereye, namwe aba diaspora ndakeka mwari muri kutwumva cyangwa se muri kutwumviriza. Rero reka mbashimire, niba rugamba mbere rugeze hano reka ngusabe ukande ku ijambo subscribe cyangwa ubyonde ko ku ijambo s'abone, ujye muri comment unyereke ko twari kumwe, usharinge kino kiganiro kigere ku bandi bantu bakunda u Rwanda. Gusa Bface tumubwira ati ibintu wakoze ntago ari byo.